Kera nge nibuka turi muri secondaire haza kuba competition imwe ya federation imwe hano ya sport yashakaga aba young journalist bagomba kujya kuzakavaringa nk'aba young journalist muri sport imikino olympique urumva yagombaga kubera Beijing. So ujye mu ndege noneho ndangije mu by'ukuri ni ukugira ngo ndashaka kugira ngo ntange inote mu banyeshuri kugira ngo abantu n'ubikora yumva uburyo byica umwana. Noneho turakora competition, yari competition igomba gutangira twandika, baduha ama dissertation tugomba kwandika vuga igihugu cyawe mu magambo atarenze 300. Batangiye turi nk'abana 100 dusigaramo turi 20 niho tujya mu byo kuvuga tukajya twicara imbere ya jiri yaraje iturutse muri iyo federation. Can you imagine? Iraza nuko turangije turasubiza dutsinda turi babiri. Tumaze gutsinda turi babiri twagombaga kubanza kujya muri Singapore mu ma training workshops abanjiriza kuzajya Beijing. Nuko turagiza turitegura ikigo kitugurira ama passport ibintu byose tugura amavalize mashyashya umva baduhaye icyumweru tujya mu rugo umva twanasezeye n'abandi banyeshuri abana bajya kujya mu ndege twahiye mu rugo ndabatsa ndavuga ni bye urumva umunsi ndi Kigali tugomba kugenda nko kwa gatanu ubwo twari turi nko kwa gatatu aho narahiye sinanyagisinzira umunsi wo kugenda ari kwa gatanu ubwo bumva kuwa gatatu ni mugoroba nabonye message mu telefone nagiraga bagombaga guhamagara umusaza wanjye baramuhamagara ngo ntago nkigiye nta mpamvu baguhaye nta mpamvu ngo imyanya ngo yabaye mikeya ngo rero ngo umwe muri twe yagombaga kugenda yari competition mwagombaga kongera kuduhamagara turi babiri tugakompeta mugahitamo ugomba kugenda naho nari kameme kubera ndavuga nti why me sibyo ntawumbwiye impamvu ari ngi kuki ari ngiye muhisemo kutagenda kubera iki ubundi we byarakomeje ariko mu kugenda yageze kuri aeroport ahasanga undi mwana bagomba kujyana bagiye bari babiri n'ubundi bagiye ari babiri bivuga ngo uwo mwana yagiye mu mwanya wanjye.